Amahoro ubwoko bw'Imana, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Ndabasuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, ndabasuhuje abari muri Afurika yose, bwoko bw'Imana muherereye muri Amerika, bwoko bw'Imana muherereye Aziya, Europe, Australia, mwese ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe. N'ubundi ubasuhuje ni ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastase. Nishimiye kongera kubana namwe kuri Irera TV1, ndabanezerewe cyane, ndabashimira cyane kandi nuko mukunda kubana natwe kandi mukaba mutuzirikana. Imana igumye ibe mu ruhande rwanyu kandi igumye iganze mu kubaho kwanyu. Yego, ndabasuhuje cyane rero, mwiyumve mwikaze muri ibi biganiro tuba turimo. N'ubundi ubwoko bw'Imana turi itsinda riboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza mu isi, ubwoko bw'Imana, God's people, abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, rero n'ubundi intego y'ubwoko bw'Imana ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko n'inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo abe ari cyo dukora kandi kiba ari cyo gikwiriye dukora, kugira ngo tuzagororerwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bwa Data. Imana yacu rero igumye ihabwa icyubahiro kandi ibane namwe aho muherereye hose. Ikigero waba uriho icyo ari cyo cyose cy'ubutumwa bwiza cyangwa no kwiga iby'Imana ishaka, ikigero waba uriho cyose wamenyekanisha ibyo umaze gusobanukirwa, kugira ngo habeho gusangira n'abandi. Yego, Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. N'ubundi ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Bibiliya nayo yabivuzeho, iravuga iti, urwandiko n'ubundi Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera kwa 2, haravuga hati: nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ndetse n'ubutumwa bwiza bwa Matayo bubivugaho ibice 6 ku murongo wa 19 kugera ku 21, haravuga hati: ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, God's people, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Bibiliya nayo hari icyo ibavugaho. N'ubundi urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16, yaramubwiye ati: bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17, haravuga hati: muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Pawulo anandikira Timoteyo amwandikira urwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 5, aramwandikira amubwira ati: bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. N'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera kwa 19, yarabandikira arababwira ati: hari benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Kubw'ibyo tumaze kumva haruguru byose, niyo mpamvu ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe kandi ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Yego, rero n'ubundi nk'ibisanzwe, iki ni ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego, reka n'ubundi tugiye kumva aya mateka. Ese turibaza, abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka? Rero reka twumve aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho,
cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka cyangwa iby'Imana ishaka. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 9 z'ukwezi kwa 11, turebe amateka yaranze iyi tariki. Yego, tugiye kureba hamwe amagambo yavuzwe na Grimaldo Garay Zapata kuwa 9 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2019. Yaravuze ati: twizihije isabukuru y'imyaka 287 itorero ryacu rimaze. Mutagatifu Alphonsus Liguori na bagenzi be bateranira Isikara, ahumekerwa n'Imana kandi ayoborwa n'Umwuka Wera, maze bahara ubuzima bwabo bakurikira Yesu Umucunguzi ubwo yabwirizaga abakene ubutumwa bwiza. Uyu munsi turashimira, ubwo ni rya jambo ry'uyu mugabo n'ubundi yavugaga, uyu munsi turashimira Imana kuba umuhamagaro wacu wo gukomeza ubutumwa nk'abatangabuhamya bigisha ibya Yesu Umucunguzi. Akomeje guhamagarira abagabo n'abagore uyu munsi gusangira iyi charism mu muryango wa Redemptorist. Yego, rero reka duteze imbere uyu muhamagaro dufite ubutwari, umunezero n'ibyiringiro. Turifuza ko mama wacu adufasha iteka na Mutagatifu Alphonsus ahora adutekereza, kugira ngo Redemptorist ibe muri Sikara mu buryo bushimishije. Uyu muryango wa Redemptorist watangiye ku itariki 9 z'ukwa 11 mu mwaka w'1732. Aya ni amagambo n'ubundi yavuzwe n'uyu mugabo twari tumaze kureba hejuru. Uyu mugabo witwa Zapata Garay niwe wavuze aya magambo. Yego, uyu muryango wa Redemptorist watangiye n'ubundi ku itariki 9 ariwo uyu munsi z'ukwa 11 mu mwaka w'1732. Kuri iyi tariki yo ku 9 z'ukwa 11 2024 n'ubundi ariwo w'uyu munsi nyirizina, noneho uyu muryango cyangwa idini ryashyizweho n'abantu Redemptorist rimaze imyaka 292. Ku wa 9 z'ukwa 11 mu mwaka w'2019 cyari igihe cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 287. Yego, iyi nyine ishize bashinze rino dini ryashyizweho n'aba bantu, ari ryo ryitwa Redemptorist. Yego, izina ry'iri dini ryashyizweho nk'abantu risobanura umucunguzi. Yego, Redemptorist family bikaba nyirizina noneho nk'uko yabivuze hejuru, bikaba ari itsinda cyangwa umuryango w'abacunguwe. Muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka cyangwa ibyo Imana ishaka. Rero tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka kugira ngo tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo. Yego, kugira ngo tubone uko dukora iby'Imana ishaka. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya. Ese ko hari abari biyise itorero, yuko bari itorero,
ese Bibiliya ivuga iki ku bigendanye n'itorero? Ubundi itorero ni iki, cyangwa itorero ni bande? Yego, tugiye kubirebera hano, tugiye kureba itorero icyo Bibiliya yarivuzeho, kuko baba bise itorero. Ese koko bari itorero dushingiye ku cyo Bibiliya ivuga? Reka turebe itorero icyo ari cyo, cyangwa icyo Bibiliya yabivuzeho. Yego, tugiye kureba mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 18 kugera ku wa 19 haravuga ngo niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Uwo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo tubona ari we nyirizina, ari we torero, cyangwa ari we uhesha kuba mu itorero nyirizina, ari ryo torero rya Kristo. Ese nimba itsinda ry'abantu runaka, cyangwa itsinda cyangwa idini abantu bishyiriyeho bakaryita izina runaka, bakavuga yuko ari itorero, baba bari mu kuri? Okay, turaza turebe nyirizina abo ngabo bishyize hamwe icyo barimo gukora, nimba batarimo kubibusanya n'icyo Kristo ashaka, cyangwa n'icyo Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya. N'ubundi bigaragaye yuko bubahiriza ibyo ngibyo byose nyirizina by'ukuri bose, ariko babyubahiriza nk'uko byanditswe, baba by'ukuri ari itorero rya Kristo. Ariko mu gihe hariho kubusanya n'icyo Bibiliya ivuga, cyangwa n'icyo itorero rya Kristo risabwa kuba rikora cyangwa rimeze, icyo gihe ntabwo iryo ngabo, iryo tsinda ntabwo baba ari iki, ari itorero. Yego, mwibuke ko mu gihe cyatambutse ku bwa ba Pawulo yajya avuga ngo abe itorero ry'aha n'aha, abe itorero ry'aha n'aha. Bariya n'ubundi impamvu bitoga itorero ni uko bari baramaze kuba aba Kristo kubwo kwizera yuko Kristo ari we wabacunguye. Icyo gihe nyirizina buri umwe wese wizeye Yesu Kristo yuko yamucunguye aba ari mu itorero rya Kristo, ndetse aba ari mu itorero. Ariko mu gihe abantu bishyize hamwe bakita yuko ari itorero ry'aha n'aha n'aha, ariko bakaba badakurikiza iby'aba Kristo, cyangwa ibyo Kristo ashaka, cyangwa iby'Imana ishaka nk'uko byanditswe muri Bibiliya, icyo gihe baba bibeshyera, ntabwo aba ariko kuri. Yego, dukomeje. Yego, hano uko bagaragaje ku cya kabiri ngo iri dini abantu bishyiriyeho, yego, iri dini bishyiriyeho bakenera ubufasha bw'abantu bapfuye, yego, babita abatagatifu. Ahangaha twabibonye muri aya mateka hejuru, ubwo hari aho yavugaga ngo barasaba mama, barasaba Rufansiyus kugira ngo abareberere cyangwa ahore hafi yabo. Ahangaha nyirizina bigaragara yuko biyambazaga abandi bantu ku ruhande, kandi bari nkabo mu buzima bwo mu isi. Ahangaha rero biraza kugaragara yuko batarimo kwiyambaza imbaraga z'Imana gusa, ahubwo barimo gukenera imbaraga ziturutse ku ruhande nk'imbaraga z'abantu. Ikibazo hazagamo n'imbaraga bigeretseho n'imbaraga z'abantu batakiriho. Turareba icyo Bibiliya ivuga ku iki kintu. Tugiye kureba ese abapfuye baba bameze bate ku buryo bakenerwaho ubufasha. Ni gute umuntu muzima akenera ubufasha bw'umuntu waba utakiriho, naho yaba yarabaye mu isi akora ibyiza, ariko ahantu aba ari ntabwo aba ari uwo gukenerwa kugira ngo yifashishwe mu buzima bw'abariho bakiri mu isi. Tugiye kureba icyo Bibiliya nyirizina irimo kubivugaho, kuko kwiyambaza umuntu uti ni umutagatifu, yakoraga neza, Imana yaramushimaga, nibyo koko ashobora kuba yaragenderaga mu by'Imana ishaka no mu by'ijambo rivuga, ariko se urimo kumwiyambaza kugira ngo agufashe iki? Kuko niyo yaba akiriho ari muzima, ntabwo umuntu akwiye kwiyambaza mugenzi we. None hariho no kwiyambaza noneho n'utakiriho. Icyo ni ikibazo cyane. Tugiye kuri icyo Bibiliya ivugaho. Umubwiriza ibice 9 umurongo wa 10 haravuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, yego, haba no kumenya cyangwa n'ubwenge. Yego,
ibyo byose ngo nabihe bayo nta migambi bayo naki umuntu uri aho hantu hacecekewe kuki urimo kumusaba yuko yagufasha? Icyo cyaba ari ikibazo cyane, ni n'ikinyoma, ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turebe na Daniyeli ibice 12 umurongo wa 2 icyo avuga. Aravuga ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Aha naho hatweretse abamaze kuva mu buzima, bamaze gupfa. Niyo yaba ari umukiranutsi, niyo yaba yareze Yesu Kristo nk'umucunguzi we, cyangwa uko yaba ameze kose, bigaragara yuko agiye cyangwa ahantu ari asinziriye, kuko arimo gukenerwaho ubufasha n'abandi bantu. Umuntu wo gukenera ubufasha bw'abandi bantu bavuye muri ubu buzima aba ari mu kinyoma, nta kuri aba arimo, kuko abo bantu aho bari naho basinziririye, nta mirimo bakora, nta migambi, nta kintu bari bubashe gukora, nta n'igitekerezo baguha. Icyo gihe rero uba uri mu kinyoma. Reba icyo ijambo ririmo kuvuga. Yego, n'ubundi ku bw'ibyo tumaze kuganiraho kuri aya mateka, twabigejejweho n'urubuga rwa CSSR.news. Urwo rubuga nirwo rwatangaje aya makuru. Yego rero mu gihe nk'iki ngiki, iki kiganiro turimo kugenda tuganiraho byo mu mateka, jya tumenya amateka mu iyobokamana, birakwiye yuko usobanukirwa, birakwiye yuko bitubirebaho kugira ngo tumenye nimba nyirizina abo bantu barabayeho mu gihe Imana irimo kubishimira bitewe n'ibyo bakoraga, kuko amateka agaragaza ubuzima bw'abantu babubagamo. Ese ubuzima bari barimo Imana yarabishimiraga? Ariko birakwiye ko tureba Bibiliya icyo bivugaho ayo mateka, kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora Imana ari cyo ishaka. Rero witondere ibyo wigira hirya no hino, witondere n'ibyo wigisha impande n'impande, nimba biri mu kuri kw'ijambo ry'Imana, atari ibinyoma by'igihe kirekire, cyangwa ari mu buzima bw'igihe kirekire, cyangwa byahindutse umuco mu bantu ugasanga irimo kubigenderamo, kandi Imana ntaho irimo kubyemera, nta naho yabigaragaje yuko ibikunze. Yego, ndabashimiye cyane yuko mukomeje kubana natwe, namwe mwakoze subscribe, ndabashimira. Nawe utarayikora yikore kugira ngo ikiganiro cyose tunyujeho kitagucika. Ndabasaba no kugira ngo ubashe gutangaza no kumenyekanisha ibyo wigira kuri iyi channel, kuko ibyo tunyuzaho ntabwo ari aya mateka gusa, hari n'ibindi tugenda tunyuzaho bigendanye n'ubundi n'iyobokamana cyangwa ijambo ry'Imana, kugira ngo dukore igikwiriye nk'ubwoko bw'Imana. Rero ndabashimiye yuko mwabanye natwe. Yego, tumenye amateka mu iyobokamana, ni ikiganiro kigaruka n'ejo turi kumwe. Ndabashimiye cyane. Yego, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastasi. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, yego, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo. Murakoze cyane.